Eyo n'umuhungu wanyu umuhanzi mukunda benshi Khalfan Shakur aka Govinda. Kugira ngo berwe ugomba nawe gukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Nanjye nicyo nkurikirana kugira ngo berwe. Hey there, my name is Juan, I'm a stylist and I follow Tsapa Fashion Show. I'm telling this to the fashion lover. This is the best station. Nitwa Moses, mu designer emotions, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. I'm Tanga, nkurikirana Tsapa Fashion Show. Hello, my name is Kente Christabel. I'm a fashion designer from Uganda. When I'm in Rwanda, I watch Tsapa Fashion Show. Kwambara neza ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Nitwa J Rwanda, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. Tugarutse muri Tsapa Fashion Show kandi tubagezaho ibijyanye n'imyambarire ndetse n'ibindi bigezweho. Njye ndi Mihaye umubyeyi, ntugira aho ujya. Mu makuru tubafitiye kuri uyu munsi nuko kuri wa gatatu ushize bamuritse Aquarwanda. Aquarwanda rero akaba ari umubavu cyangwa se parfum ya mbere yakorewe mu Rwanda. Reka dukurikire. Kuri wa gatatu ushize parfum ya Aquarwanda ikorwa mu bihingwa bikomoka mu Rwanda akaba ari naho ikorerwa yashyizwe ku isoko. Iyi parfum ikaba yarakiranwa akanyamuneza n'abayibonye imiterere n'impumuro byayo by'umwihariko no kubikoreshwa n'abagabo n'abagore. Ubuyobozi bwa Aquarwanda bwemeza ko uyu mubavu ukorwa mu bihingwa by'imbuto uzakundwa cyane n'abanyarwanda ndetse n'abandi kuko babanje kuyigerageza no kureba niba nta ngaruka ishobora kugira ku ruhu rw'uyikoresha. Umuyobozi wa Aquarwanda Enrico Laliamora avuga ko biteguye guhaza isoko rya hano mu Rwanda no hanze yaho cyane cyane ngo ko bafite ubushobozi bwo gukora amacupa 50 ku munsi arimo ya miligramu 50 n'aya miligramu 100. Avuga ko irebye amasoko y'ahacururizwa imitako n'amavuta n'ibindi bikenerwa cyane cyane mu mahoteli usanga ibikorerwa mu Rwanda ari biki, ari naho yakuye iki gitekerezo kigamije no kumenyekanisha u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa muri RDB Emmanuel Hategeka yavuze ko ari ishema rikomeye kuba u Rwanda rushyize ku isoko mpuzamahanga umubavu wahakorewe kandi bizatuma n'abandi bashoramari baboneraho. Isoko mpuzamahanga ry'imibavu ikenerwa ku mwaka rigera kuri miliyari 37 z'amadolari. Kuri ubu RDB ivuga ko kuba igihugu cyinjiye ku isoko bifuza gufasha aba ba rwiyemezamirimo bayikora kugira ngo u Rwanda rubashe guhaza akarere kose. Biteganyijwe ko nyuma yo gushyira ahagaragara iyo mibavu ya Aquarwanda ukorwa mu ndimu, amatunda n'ibindi bazajya bakora n'indi iri mu moko atandukanye, banateganya kandi gutangira gukora amasabune n'amavuta. Andi makuru dufite hanze y'u Rwanda ni uko umuhanzi w'icyamamare muri muzika Lauryn Hill yamuritse imyenda yateguye afatanyije n'uruganda Nyamerika rwa Woolrich. Bamuritse imyenda yo mu gihe cy'ubukonje cyangwa se winter. Iyi myambaro ikaba irimo amakoti n'ibindi byinshi byo kwifubika uru ruganda rwa Woolrich rukunze gukora. Muri iyo myenda rero harimo iyo Lauryn Hill yateguye ku giti cye ndetse n'iyo yateguranye n'uwahoze ari umustiliste wa Rihanna Mel Ottenberg. Uyu muririmbyi akaba ari ku nshuro ya mbere akoze ibikorwa bijyanye n'imideli. Lauryn Hill wigeze no kuza mu Rwanda ubwo yazaga mu iserukiramuco nyafurika rya FESPAD ryabaye mu mwaka wa 2010. Akaba yaratangarije ikinyamakuru cya Vogue ko imwe mu myenda yateguye ya Sui Genesis ari uburyo bwo kwishimira imyaka 20 amaze ahawe igihembo cya album yise The Miss Education of Lauryn Hill. Tugeze rero muri cya gice tubigisha byinshi kugira ngo murusheho kunoza imyambarire yanyu. Ibyo akaba ari byo Fashion Academy. Reka dukurikire ibyo twabateguriye uyu munsi. Abantu benshi dukunze kwifotoza. Gusa muri uko kwifotoza kwacu siko amafoto yose azari meza. Uyu munsi rero muri Tsapa Fashion Show tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ushobora kugenderaho kugira ngo ifoto yawe ibashe kuba nziza kurushaho. Uburyo bwa mbere, burya nuzajya kwifotoza ajya wirinda ko munsi y'akananwa kawe hazamo igicucucucu, cyane cyane nk'iyo urumuri ruri kuguturuka hejuru nk'izuba cyangwa se itara. Biba byiza rero iyo kamera yawe cyangwa se telefone uri gufotoresha isa n'iyigiye hejuru cyangwa se ikajya ku ruhande gato. Icya kabiri ugomba kwitaho iyo uri kwifotoza cyangwa iyo uri kwifotora, intugu zajya ugerageza kuzisubiza inyuma ugasa nkaho wegamye kuko birushaho kugaragaza ifoto yawe neza. Icya gatatu rero uri kwifotoza ntukabesereye cyane kuko atari byiza bishobora gutuma amafoto atagaragara neza. Niba uri kwifotora
ugerageza gufata amafoto yawe menshi umeze nk'aho uri gukina ndetse unaseka, bituma amafoto yawe arushaho kuba meza. Uburyo bwa kane, iyo uri kwifotoza burya si ngombwa kureba muri kamera buri gihe. Biba byiza iyo nifotoje utari kureba muri kamera. Niba rero ufite amaso meza, gerageza kureba cyane kugira ngo ubashe kuyagaragaza. Ikindi cyiza cyo kwifotora utareba muri kamera, jya umera nk'aho iyo kamera idahari, birushaho kuba byiza, bikagaragara nk'aho yafotowe utabizi. Icya gatanu, n'uba uri kwifotoza, gerageza guhindukiza umubiri wawe kuko nabyo birushaho kuba byiza. Ikindi ku bantu bakunda kugaragara mu mafoto ari batoya, iyo uhindukiyeho gatoya nturebeshe umubiri wawe wose muri kamera, bikugaragaza nk'aho unanutse. Uburyo bwa gatandatu, n'uba uri kwifotoza ugomba kwitaho, jya ugaragaza amarangamutima yawe. Urugero, niba ushaka nko kwifotoza useka, jya ugerageza byibura gutekereza ibintu bisekeje kugira ngo ubashe guseka. Niba rero kugaragaza ko wishimye, bigaragaze mu nseko yawe ndetse utibagiwe ko amarangamutima agaragarira mu maso. Icya kabiri, niba ugiye kwifotoza, byambarire. Urugero, niba ugiye kwifotoza ifoto yerekana ibyo ukora, ntabwo wakambara imyenda ibonetse yose. Cyangwa se niba mu ifoto ushaka kwerekana ko wiriwe nko mu birori, ntabwo wakifotora umeze nk'aho ubyutse. Ikindi burya, amabara wambaye agira uruhare rukomeye mu gutuma ifoto yawe isa neza. Icya munani, niba ushaka ifoto yawe nziza, jya wirinda guhora wifotoza ibintu bimwe kubera ko hari igihe ushobora gusanga ubwo buryo butakigezweho. Urugero, nko kwifotoza wakuye inyuma. Niba rero ushaka ifoto yawe isa neza, gerageza gushaka ubundi buryo bwaba bwiza kuri wowe kugira ngo nabona amafoto yawe ubone ko hari impinduka. Uburyo bwa 9, jya wita ku rumuri. Urugero, niba uri mu nzu, jya wegera hafi y'idirishya kugira ngo ubashe kwirinda ibicucucucu maze ubone urumuri ruhagije. Uburyo bwa 10 nabwo dusorejeho kugira ngo ifoto yawe nziza, jya wita ku bikuri inyuma kuko bigira uruhare rukomeye mu kuba ifoto yawe yaba nziza. Urugero, niba uri kwifotoza ushaka kwerekana ko uri mu isoko, ntabwo wakifotoreza ku muryango wa toilette y'isoko. Ibi rero byari ibintu 10 ushobora gukurikiza ugiye kwifotoza cyangwa kwifotora kugira urusheho kugira ifoto nziza. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeje. Mwabyiboneye rero ibyo umuntu agenderaho yifotoza kugira ngo abashe kugira amafoto meza. Ku bakunzi rero b'amafoto, nizere yuko mwanyuzwe. Tugeze rero mu gice cyacu cya Celeb Style. Kuko mubimenyereye muri Celeb Style dutumira ibyamamare bakatuganiriza byinshi ku bijyanye n'imyambarire. Umunsi rero tukaba twaganiriye n'umuhanzi muri muzika ariwe Safi Madiba. Reka dukurikire. Without makeup, I see your face. I see you like I never saw you before. Umunsi rero muri Celeb Style nk'uko mubimenyereye dutumira icyamamare bakatuganiriza byinshi ku bijyanye n'imyambarire. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuhanzi w'icyamamare muri muzika akaba ari Safi Madiba. Safi, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza ntacyo? Meze neza cyane. Rero nk'umuhanzi uwo mu Rwanda w'icyamamare muri muzika, ariko nanone ikintu abantu bakumenyereyeho ni ibijyanye n'imyambarire, bigaragara yuko ushobora kuba ubikurikira cyane. Ese fashion ubundi nuwe mwanya ni role ikina mu buzima bwawe, like wiha agaciro kangana iki? Fashion navuga ko ihuye cyane na industry dukora music, kuko birajyanirana, kuko usanga dukenera nyine fashion mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko kubera yuko haba ku makonseri dukora, haba mu interview nk'ubu ubona, haba aho tujya, haba ama event twatendinga, ahantu hose usanga dukenera ibintu byacu bihura na fashion, cyangwa nava ngo kwambara cyangwa uburyo umuntu yitwara nyine birahurira, kuko biri linked, kuko fashion na music birajyana. Ikintu cya mbere baravanga wambaye neza agaragara neza, kandi twebwe nyine tujya imbere y'abantu turahostinga, turaperforminga. Iyo ugomba kujya imbere y'abantu ugomba gusa neza, kugira ngo n'ibyo uvuga babyumve, kuko abantu biri imbere y'abantu
apari yuko wumva ibyo uvuga cyangwa ibyo ukora baba bagomba kureba n'uko umeze wambaye uti ese urasa uti kandi uko ugenda usa neza niko bagenda bumva n'ibyo uvuga uvuga ngo rero umuntu aba akeneye gusa neza aba akeneye creating design zitandukanye mu rwego kugira ngo ase neza n'ibyo agiye guha abantu bibashe kumvikana neza. hanyuma se ninde ese ufite umuntu ukwambika cyangwa se ni wowe ubyirebera? Mfite ngiye house of fashion yitwa Kitenge Madiba Boutique, ariko bitewe nuko bankeneye ama design atandukanye mfite n'abandi bantu bagenda banyambika bitewe na gahunda mfite cyangwa n'igikorwa mfite cyangwa navuga ngo n'ikintu ngiye gukora kuko hari abazana benshi dufite hano mu gihugu bagenda bakora ibintu bitandukanye navuga ku bintu bijyanye n'amadine cyangwa kumeye motion dukunda gukorana ibintu by'amakonseri hari uta Boston n'uta Shakur abo ni babiri bakunda gukorana mu bijyanye n'amakonseri. Mase ni nuhe n'ishyire cyamamare gishobora kuba kikwenspira cyane kubijyanye n'imyambarire? Ntabwo ngewe nkunda like kubera yuko akenshi sinkunda kureba abandi ibyo bambaye cyane kubera yuko mfite hari ikintu nzi cyo nuko umuntu wese yambara bitewe na taye cyangwa nuko angana cyangwa nuko ameze kubera yuko nibaza ko ugiye ureba umuntu ibyo yambara ugiye ureba umuntu yambara ushobora gushituka wambaye nabi kuko akenshi umuntu ntabwo wamunganya taye wamunganya uburebure wamunganya ubugari ni ukuvuga ngo ushobora kugendera ku bintu ariko ntabwo navuga ngo n'uyu muntu ngo ndeba ngo ibyo yambara gusa ngewe icyo twagize amahirwe internet yarabyoheje iyo ngiye kujya ahantu mba ndi kuri internet ndareba ama design hari ama account y'ama fashion ngenda na followinga ndebaho nkabonera gufata inspiration yo kuba nabwira umuntu nyine dukorana akaba yanshakira banshakira iki kintu ariko nta muntu avuga ngo wikitegerezo ndeberaho yambara kuko ngenda hindo ntabwo ndi wa muntu ngira imyanya nambara hora kuko imyenda yose ndayambara ndazambara ariko hari deshi ubona ko ari design ariko hari deshi ubona ko hajemo ibindi bitekerezo utamenya deshi ndazambara ariko hari na deshi ubona ko harimo ibindi sinzi niba ari creativity sinzi niba ari kindi kibazo iyo wambaye umwenda nyine bacitse cyane hari igihe baba ari ikibazo cyane. Hanyuma se tuvuze ku bya made in Rwanda ese ujya wambara imyenda ya made in Rwanda? Of course nambara made in Rwanda kubera yuko nanjye mfite atelier idoda imyenda ariko no yibana ku myenda y'ibitenge njya nyambara rimwe na rimwe ariko ntabwo nkunda cyane kwambara nyine made in Rwanda kuko made in Rwanda ntituragera ku rwego rwo gukora imyenda nyine ubena ngo dukore nka kwire dukore nka amakoboyi kandi urabona kenshi imyenda dukunda kwambara niyo ngiyo ariko made in Rwanda nyine bitewe iyo ni relax n'ahantu mutuma nkunda kuyambara nawe ndayikoresha kuko ngomba gushyikira nyine ibikorerwa iwacu. Uravuze ngo made in Rwanda turacyafite intambwe ndende yo kugira ngo tugere kure ku rwego rw'abandi ese ubona ari iki cyakwibandwaho kugira ngo itere imbere? Kugeza ubu ngubu navuga ko tukirimo kwirwanaho turacyarimo kwirwana ku made in Rwanda burya kugira ngo abantu bagere ku rwego rwo kuvuga ngo barishoboye mu bintu bijyanye n'imideli cyangwa no kwambara cyangwa na fashion nuko ushobora kujya ahantu hari abantu barenze 5 ukabonamo byibura 3 bambaye imyenda yakorewe muri icyo gihugu. Ibyo bintu rero ntabwo turayibona ko nk'ubu uhereye n'ahangaha nta made in Rwanda twambaye ubu ngubu ko tuvugana kubera ko iki gihari nuko turacyarimo kwirwanaho dukoresha intoki ufashe igitenge warenye design udozamo agakote ufashe ibintu runaka du produit runaka matière udozemo yenda nk'urukweto ariko mu by'ukuri nta matière zaje dufite bivuga ngo icyo tubura ntabwo turagera za nganda zikomeye ku buryo bw'uti zirakoboye jeans na made in Rwanda ngo dufite amakobo yakorerwa mu Rwanda abariho nyine nka drapeau y'u Rwanda n'urugero cyangwa amakote
turakirwanaho nk'abantu nyine ariko nzi ko bizakunda mvuga ngo dukeneye ni uko abashoramari batekereza kuri izo nganda zikorera imyenda mu Rwanda tukagira byibura sinibuka ndumva dufite uruganda bari textile nabo niko dufite sinibuka ko hari izindi nganda zikora imyenda dufite abandi ni abantu na material doda ntabwo ari inganda usanga doda yatangiye asana imyenda y'abandi ariko ajya avuga ati wagura igitambaro nanjye ngakora design yanjye. Hanyuma watubwiye yuko ufite inzu ikora imyenda Kitenge Madiba. Yes. Ese igitekerezo cyaje gute? Ese ubona bimeze gute cyangwa ufite n'ibindi waba wenda ufite plan yo gukora ibindi nanone bijyanye n'iby'imyambarire? Ikintu cya mbere nkora urumva ntabwo mbiwe umwanya munini kubera ko atari yo passion atari byo nkora kuko nkora muzika ariko byose kuko bigendana nagize igitekerezo cy'uko njya mbona ukuntu iyo ufite show ahantu concert cyangwa igitaramo runaka ahantu icyambara nyine upanga ni indirimbo zawe naze performing gute ese stage nkeneye iki ariko akenshi buri gihe turi gutegura stage imyambarizamo turambara dute urumva rero kwibaza ngo urambara ute mvango cya kintu kuko buri munsi umuhanzi akenera ikintu yambara nuko natekereje ariko sikutuma takora inzu none nkajya mbwira abadizayinanye bakankorera imyenda banyu nshaka ntarindi kujya mu isoko bakumva njya mu isoko utazi icyo ugiye gushaka reba utazi niba uyibone n'icyo unakunda ariko biba byiza iyo umuntu nshaka ko unkorera ikintu kimeze gitya nuko natekereje ikindi ngewe nanavuze ni ku mpano yanjye cyangwa ku byo nkora nafatikanya n'abantu nyine bakora ibintu by'imideli cyangwa by'abadoda nk'ubu ngubu hari indi kampani dukorana yitwa y'umwana witwa Chantal we adoda ibintu bijyanye n'amatapi amatapi urumva ni ya made in Rwanda turi kuvuga kuko ni ya made turi kuvuga no kuvuga ngo akora amatapi ariho izina ryawe abidoda nawe nuvuga ngo nabona bazanye muri kampani ya Kitenge Madiba kuko ngiye ndeba nizo mpano twarafatikanyije tureba like hari abana baba bacikije amashuri ku mpamvu zitandukanye hari abatwaye inda zititeguye hari babuze ubushobozi bwo gukomeza amashuri ariko abo ngabo bose navuganye nawe wabareba niba ufite wowe imana yo kumenya kudoda ukaba amaformation yo gukora ibyo bintu nawe bakabasha kwiteza imbere none na made in Rwanda abantu bakabona akazi ahantu nshaka kwimyanya bigera buri muntu wese yifuza ko ibyo bigera kure ku rwego rwiza ibyo ngena nkorana n'abandi ni uburyo bwo kwifasha ariko mfasha n'abandi kugira ngo twese tubashe kuzamurana niyo mpamvu byatangiye ari Kitenge Madiba boutique twafataga ibitenge tukabidodamo amadizayini atandukanye ariko ubu ngubu hajemo uko mu byumba n'amatapi n'iby'imitako n'iki ni abantu baba banyegereye nanjye nkicara nkari icyo bashoboye nanjye icyo nshoboye tugahuza imbaraga numva nje nshaka kugera ku rwego rwo gukora brand yanjye cyangwa marque ku buryo umuntu yambara ikote nk'iyi ngiri bizagendana n'uko yenda izo nganda zizaba zaraje inganda niziba nyinshi hari uburyo ukorana kontra n'uruganda kuko uruganda rwo rufite amamashini akora imyenda hari uburyo bubaha design ukabaha uburyo ibitekerezo byawe ufite bakakudodera ikintu ugashyiraho marike yawe naho nshaka kugeza ibintu kugeza ubwo wenda hazajya hasohoka ibintu bifite marike yanjye sinakora neza marike neza niba ari Safi Madiba ariko ku buryo umuntu wambara ikote utavuga ngo ryavuye mu Butaliyani utavuga ngo ryavuye muri Espagne cyangwa mu Bufaransa uvuga ko nyine ryakorewe mu Rwanda ari marike Safi Madiba. Ngira ngo rero mwumvishe byinshi kuri Safi Madiba bigaragara yuko usibye n'umwuga we wo kuririmba ajya akora n'ibijyanye na fashion cyane cyane yuko yashinze inzu itunganya imyenda yamwitiriwe. Tugeze rero mu gice cyacu cy'ijwi ryawe uyu munsi rero tukaba twaganiye n'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 20 bateganya kuba bamudo cyangwa se aberekana imideli bakaba batubwiye byinshi bateganya gukora muri uwo mwuga. Reka dukurikire.
Westling on the track. Fashion ishaka kugutunga yikora sibyo ariko mu byukuri natwe tutari abanyeshuri ariko kuba ndimo gukora fashion ari purpose mfite naho nshaka kugera rero fashion ndumva ngiye nshaka kuzanunga kuko nindamuka mbaye umuntu ukora fashion neza ajya mbona amakampani namamariza imyenda nshaka kujya mbona iyo amafaranga akaba yanunga mbere na mbere fashion ishaka kugira kariyeri yanjye nabigira umwuga hanyuma kuko binabyara amafaranga kuko ari ukumurika imideri icyo nicyo cya mbere niyo hambere niyo source ya income ya mbere nyuma yaho yani mbese nyuma kubigira kariyeri shaka ko bizambye ariho nzajya nkora amafaranga iba source ya income yanjye inkundo ngira ino fashion numva ko njyewe yazaba y'agaciro mu minsi yanjye iri imbere kandi nkumva nyikomeje ariyo yazanunga imyaka yanjye yose ngewe n'ababyeyi banjye. Urebye ubumodo numva mu gihe kiri imbere buzanzamura ku rwego ndiho bitewe n'uko naje meze ubu ngubu ntabwo ariko nyiri ubumodo ubundi muri rusange mu kuza kwanjye naje kuzamura imigenderere imyambarire ku buryo mba numva nanjye nakambara nkabirwa n'abandi bakamberaho urugero. Kariyeri ngiye nshakaho numva ko nazaba umutoza ukuriye ama agence kuko ari igihe rimwe na rimwe usanga ama agence arimo akavuyo bitewe n'iki bitewe na organization ngiye uko mbibona numva ariyo kariyeri yanjye nakumva nazageraho mu gihe kizaza. Icyo nifuza kuba nageraho ngewe na agence yanjye muyikuriye nifuza ko agence yanjye yagera ku rwego mpuzamahanga ikamenyekana mu gihugu hose ikamenyekana hanze y'igihugu mu rwego rwo kumurika imideri kandi nkaba nshishikariza abanyarwanda bose ko igikorwa cya fashion ari igikorwa cyiza gituma umuntu ahura n'abandi muri rusange akisanga muri iki gikorwa bitewe n'uburyo yakishimiye. Urebye fashion ni ikintu kuva kera nyine umwana ngewe nakundaga mu rugo ya kenshi nabaga arimo ndareba nka TV usanga agaciro nashizeho kenshi ari y'abamodo kuko fashion ikintu nyikundira nkunda imyambarire bambara nkunda abantu babikora uburyo babigendera kabisa ubona ari ibintu biryoheye kureba kandi noneho najye mbwirwa n'abantu benshi kuta yanjye yabikora nanjye nyumvishije nabikora kuko nubonye nanjye byambera. Mbere na mbere no mwuga nawinjiyemo mukunda cyane kandi iyo winjiye mu mwuga uwukunda cyane biragufasha cyane. Mbere na mbere ngiye no mwuga mbona numva wazangiza kure nkajya nko mu mahanga nkaba nka manager wa fashion. Ngira ngo murabyumvira yuko urubyiruko narwo rufite uruhare mu guteza imbere fashion nyarwanda. Tugeze rero muri Pro Tips nkuko bisanzwe rero reka dukurikira ibyo Munyana Dress yateguriye. Ikaze nanone mu gice cyacu cya Pro Tips. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu ukeneye kwitaho mbere yuko upostinga ifoto yawe kuri Instagram. Instagram rero ni urubuga nkoranyambaga ruhuza abantu benshi batandukanye bahujwe no gupostinga amafoto ndetse n'amavideo atandukanye. Ubu muri aka kanya rero muribaza ati ni ibihe bintu umuntu akenera kugira ngo abashe gupostinga neza ifoto kuri Instagram. Icya mbere ukeneye kureba amafoto wifotoye maze ugahitamo inziza. Aha nayibonye. Igikurikiyeho rero ni uguhitamo iyo foto. Iyo umaze kuyihitamo uklika kuri next. Ubu rero tugeze kuri filters cyangwa se effects aho dufitemo Golden, Moon, Lark, Neres na Juno n'izindi nyinshi zitandukanye.
bitewe n'ibyo wishimira ugenda uhitamo iyo wifuza. Ariko ngewe uyu munsi kuko nishimira uko ifoto yanjye isa ndayirekera muri nomo iteditinze idafite filter. Ubu rero tugeze aho upostingira ifoto yawe, aho babanza kuguhereza ahantu handitse ngo caption. Caption rero ni ahantu wandika amagambo ajyanye n'ifoto yawe cyangwa se amagambo utekereza ashobora kujyana n'iyo foto yawe. Ahakurikiyeho rero ni location, aho werekana aho uherereye, uburyo umuntu aramutse ashatse kureba amafoto y'aho hantu ashobora kureba n'ifoto yawe. Ahakurikiyeho rero hakurikiraho ahantu bita ngo tag people. Tag people rero ni ahantu ushobora kwerekana abantu muri kumwe mu ifoto cyangwa se hari abantu ushaka yuko bareba ifoto yawe. Ahakurikiyeho rero hitwa ngo share to, ariho baguhereza amahirwe yo kuba washaringa cyangwa se wakohereza ku ma social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga zitandukanye waba uriho. Duhereye kuri caption rero ni ahantu werekana ubutumwa cyangwa se ahantu wandikira ubutumwa wifuza gusangiza abantu bari bubone ifoto yawe. Iyo ushaka yuko inshuti yawe igaragara mu butumwa watanze muri caption, ikintu cya mbere ugomba gukora ugomba kwandika arobase, warangiza ukandika izina akoresha kuri Instagram, warangiza ukariclikaho, byarangiza rigahita rigaragara muri message nk'uko ubyifuza akaza kwibona. Abantu benshi rero ntibakunze guha agaciro hashtag. Hashtag rero ifite akamaro cyane kuri Instagram. Ugendeye nko ku kintu kigezweho, wenda reka tutange urugero kuri Visit Rwanda muri iki gihe cyashize yari igezweho cyane. Amapost yose yaba yaratanzwe muri icyo gihe cyangwa se amavideo waba ushobora kuyabona ugendeye kuri iyo hashtag. Rero uramutse ugiye ukoresha hashtag nziza cyangwa zijyanye n'ibyo ukora, umuntu wese usacinze iyo hashtag ashobora kubona ibintu ukora. Ubu ngubu rero mushobora gufollowinga hashtag ya Tsapa Fashion RW kuri Instagram, uburyo mwareba abantu bose bayikoresha ku isi. Zimwe mu mbuga nkoranyambaga ushobora gukoresha kuri share to ni Facebook, Twitter ndetse na Tumblr. Nk'uko mubibona murabona yuko tumaze kwandika caption yacu ndetse na hashtag zitandukanye harimo na Tsapa Fashion RW, ndetse igikurikiyeho twashizeho location y'ahantu turi, igikurikiyeho tuza no gusharinga kuri social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha. Igikurikiyeho rero ni ugukanda kuri share, warangiza ugategereza yuko abantu batandukanye bareba ibyo wapostinze. Ubu rero tumaze kurebera hamwe ibintu bitandukanye ugomba kugenderaho mbere yuko upostinga ifoto yawe kuri Instagram. Nizere yuko byabashimishije kuri mwese mutari muzi ibintu byinshi kuri Instagram n'uburyo ikoreshwa. Yari Joyce Munyana, muzanshimira ubutaha. Mwabyumviye rero yuko hari ibintu umuntu agenderaho kugira ngo apostinge ifoto ye neza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibyo twita social medias. Ndabibutsa rero yuko uramutse ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa se kwamamaza, watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iri kuri screen yawe. Ushobora kandi rero no kudukurikira kuri social media zacu arizo Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Kubashaka rero gukurikira ibiganiro byacu byose uko byagiye bihitaho, wajya kuri YouTube ukandika ijambo Tsapa Fashion Show, ugakora subscribe ukabasha kubikurikira byose. Ndabashimira cyane mwebwe mwese mukomeza kutwereka yuko mudukurikiye. Ni naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gusa sinagenda nashimiye Feroz Chris udufasha cyane mu bijyanye n'imyambarire. Nawe rero nimba wifuza yuko yagufasha, wamugana hakorera kuri Merez ya 2 Igikondo. Ndanashimira rero bagenzi banjye tuba twafatanyije gutegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho 5 kuri 5. Olivier Umukora ndetse na Fabrice Ndayishimiye ku buhanga bw'ibyuma. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, naho ubutaha.